inzira y'ibihe. Buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Hari ifoto iri mu zindi zagiye zamamara cyane muzafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2009. Iyi ikaba igaragaraho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiye gusura imirima y'ingano nziza cyane mu ntara ya Krasnodar mu Burusiya nyine. Ibyo ni ibice bishyuha kurusha ahandi mu Burusiya bw'imbeho idasanzwe mu bindi bice binini cyane. Uretse n'icyo gihe mu bihumbi 2009 ni kenshi imirima migari cyane nk'iyo y'ingano mu bice bitandukanye by'Uburusiya n'ubundi haboneka amashusho ya perezida Putin yagiye kwisurira izo ngano. Impamvu nta yindi ni uko abizi neza ko ingano izi ngizi zabaye nka zahabu mu bihingwa kandi mu gihe cyose. Ingano n'umwanya wazo muri politiki mpuzamahanga ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane z'imibanire y'ibihugu. Ingano ziza mu kitabura kwitwa ubu ngubu food power muri soft power, ubuhangange n'ubugenzuzi bw'amahanga hifashishijwe ibiribwa. Muri iyo gahunda ingano zihafite umwanya w'igitangaza kandi mu bihe byose byagira ubu ngubu noneho mu kinyejana cya 21 bigahinduka ibindi. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku isabato isaa 6 ku manywa no ku wa kabiri isaa 2 mu ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana. Ingano iruhande rw'umuceri n'ibigori nibyo binyampeke byiganje mu biribwa bya muntu bya buri munsi. Ingano zikaribwa uko ziri nk'ikinyampeke, zigasheshwa mu buryo butandukanye bw'ibiheri cyangwa ifu, zigakorwamo byinshi kuva ku masupu, ibisuguti, imigati n'imitsima, zikavamo ibinyobwa kuva ku bidasembuye n'inzoga z'amoko atabarika. Ingano zikorwamo ibinyobwa n'ibiribwa by'abantu ku ijanisha rinini cyane kurusha hafi ikindi kinyampeke cyari cyo cyose, zigashingiraho indyo yibanze ku baturage mu bihugu byinshi ku migabane yose mwese. Ingano zatangiye guhingwa mu byambere umuntu yamenye guhinga ku buryo abantu bagomba kuba barabibye za mbere mu kinyejana cya 8 imbere ya Yezu Kristo. Ziri mu bihingwa bya mbere bikomoka ahitwa agace k'isoko y'ubuhinzi n'ubworozi mu kibaya kiri hagati y'inzuzi Euphrates na Tigre, ibice byahahoze ari muri Mesopotamia. Ingano ni ikinyampeke gifite umwanya ukomeye nako wibanze mu iterambere rya muntu nk'ikiremwa. Guhinga ingano ubwabyo niyo soko y'imijyi dutuye uyu munsi kimwe n'imidugudu yose, kuko kuzihinga byatumye abantu batangira gutura hamwe kugira ngo banyirazo babe impande yazo bazirinde ibyonnyi n'abanyoni b'abasongarere abo bahugiye ku guteza imbere ahubwo ubuhanga bwo kurwana abadahinga ariko nyamara bakenera kurya. Ni naho intambara za mbere zifite isoko mu mvururu zishingiye kuri ubwo busahuzi bw'ingano. Nyamara imidugudu yakoze impande z'imirima migari y'ingano kimwe ubwo n'ibindi bihingwa byagiye bivangwa nazo abantu bamaze kumenya guhinga. Ni imidugudu yagiye ikura cyane, uwo nawo uhita uba umusingi w'ishingwa ry'imijyi n'abantu bandura kuva ubwo ngubwo noneho umuco wo gutura hamwe guhera ubwo. Naho ubundi nta buhinzi nta n'icyashoboraga kubarekera hamwe, bahoraga bava hamwe babuyera berekeza ahandi uko umutekano n'ubuzima bushingiye ku guhiga no gusoroma ibyimeza bibigena. Ingano zo zikitwa umwami w'ibinyampeke. Ingano rero mu buryo bwose ni kimwe mu binyampeke by'ingenzi cyane mu mibereho n'imirire ya muntu kuva kera cyane. Ni kimwe mu bihingwa umuntu yamenye guhinga mbere cyane y'ibindi. Uko icyari cyo cyose rero nacyo gihinduka ingirakamaro, ni nako kimaranirwa kikanahabwa buri gihe umwanya w'imbere mu bantu. Ibyo byaje gutuma ingano nazo zihindurwa intwaro y'ubuhangange yatangiye kwifashishwa mu bihe bya kera cyane nko mu bihe by'ubuhangange bw'abagira icyo ubwabo. Bikomeza no kugenda uko kugeza abanazi b'Abadage nabo babimenye mu ntambara ya kabiri y'isi. Abanyamerika nabo ingano bazifashisha muri gahunda yiswe Plan Marshall yari gambiriye gufasha ibihugu byo mu Burayi binyuze mu nkunga n'inguzanyo zo kwiyubaka nyuma y'ubukene n'isenywa ridasanzwe ry'intambara ya kabiri y'isi. Ni ibihe byakurikiye umwaka w'1945. Ingano zari zifite umwanya ukomeye cyane muri ibyo byose. Byihariye tutagiye kure mu bihe bya kera cyane, ingano na z'Abasoviyeti bazifashishije igihe cyose mu kugenzura ibihugu byabarizwaga mu bumwe barimo. Ni iturufu Burusiya bukizi gukina kugeza n'ubu mu bihumbi 2022.
wabona wenda nawe ubwawe hari ahantu uzi imirima irenze umwe cyangwa se ibiri ndetse no mu Rwanda n'ahandi y'ingano, nyamara izo ngizo ushobora kubuza zose zaba ari nke cyane zigahinduka iyanga hafi ubusa ugereranije n'ingano nini cyane kandi mu buryo buhoraho y'ingano nk'ibinyampeke y'isi ikenera buri mwaka. Ni ingano nyinshi cyane ku buryo bibaye ngombwa zahingwa ku buso bw'ibihugu bitari bike, ubutaka bwabyo bwose bugahindurwa ingano nsa kugira ngo izo abantu bakeneye mu buryo bamenyereye badashobora no kureka bibaho, izo nazo zikomeze kuboneka. Aho ingano zihindukira ikibazo ni uko zikenewe hafi hose mwese, nyamara zikera hake zikanahinga uko nguko na bake, umusaruro wazo kungana ifatika wihari ubundi n'ibihugu bitari byinshi. Ni ingano zijyana n'ubwo buhangange n'ubundi, kuko n'ubundi ibihugu 10 by'ibihangange kurusha ibindi mwese ni nabyo byihariye 85% by'ingano zose mwese. Ni ibihugu birimo Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi n'Ubushinwa. Ibihugu byose binabarizwa mu gice kimwe cya ruguru cy'isi. Ugeze nko muri Afrika, muri Sudani cyangwa se no mu Misiri ahari umuco w'amafunguro ajyana n'umusaruro w'ingano, muri ibyo bihugu ubutegetsi bushobora guhirikwa n'ibihano byatuma ingano n'ibizikomokaho bidakomeza kuhagera. Nuko nguko ingano nazo zigenda zigahinduka intwaro ku kigero kitatandukana cyane ubu ngubu n'ibibyazwa ingufu imirimo myinshi ishingiyeho birimo nka gaze na petrole. Ni nayo mpamvu imvugo y'ubugenzuzi n'ubuhangange bushingiye kuri bimwe mu bituruka ku buhinzi, food power, nayo yinjizwa muri soft power, aho ibyo ngibyo byose muri iki kinyejana nabyo bishingirwaho ijambo n'ubuhangange ku bihugu. Ni ibihugu byinshi byiganjemo n'ibyo muri Afrika bicungira ku musaruro w'ingano zituruka muri ayo mahanga yo ku yindi migabane. Ingano nyinshi muri Afrika zigakenerwa cyane mu bice by'amajyaruguru, aho imirire ijyana nazo iri ku kigero kidatandukanye cyane n'ibyo bihugu bindi muri za Aziya, Uburayi na Amerika. Ibibazo by'ingano ubu ngubu bigarukwaho cyane mwese ku murongo umwe na gaze na petrole, byose bituruka ku ntambara iri kubera muri Ukraine. Ubwo biranashingira ku ihungabana ry'umusaruro w'ingano ku masoko, bijyanye na none n'ikumirwa n'ibihano bikurikirana n'iyi ntambara. Ingaruka ziri mu bice byose byese muri Afrika. Ni ikibazo kigoye ibihugu byinshi kurusha no mu Burayi aho intambara nyirize nibera. Ibyo ntabwo ari iby'ubu gusa, byahozeho iyo bigeze ku ngano. Na mbere ya Yezu mu bihe by'ubuhangange bw'Abagiriki bari bitangaza mu bihe byabo bagenzura inyanja n'ubucuruzi mpuzamahanga. Igihe cyaje kugera bahura n'ikibazo gikomeye, kuko kubona toni ibihumbi n'ibihumbi by'ibinyampeke bose bari bakeneye mu miji yabo yagukaga, imwe isigaye ibarizwamo abasaga 250. Icyo cyari ikibazo ku bami babo, kandi ingano iyo zaburaga rubanda nabo beguraga imbehe bahoze baziriraho bakajya kuzibatera ibwami, bakigumura ubutegetsi bugahirima. Ibyo byatumye ahagana mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu ubutegetsi bw'Abagiriki bubyumva neza ko bakeneye koloni zihindurwa nk'ibigega by'ingano by'ubwami bw'abami bwabo, kugira ngo hakonde haboneke gusa ingano zihagije Abagiriki imbere mu bwami bwabo. Nuko basimbukiye ku migongo y'amafarashi yabo, begura inkota n'ingabo, batangiza intambara ngo bigarurire ubundi bwami bubahingira ingano ku ngufu. Uko niko bageze mu Misiri, ibirwa bya Sicile na Syria n'inkengero zose z'inyanja nto yirabura. Aho ngaho ikibanze bari bahakeneye no kubahingira ingano nta kindi. Ibyo byakorwaga uko nguko mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu, nyamara ingano zakomeje kuba ingano, ibura ryazo naryo rigahinduka ikibazo gikomeye cyane kugeza n'ubu ngubu. Nuko bikimeze mwese mu kinyejana gishize, mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, Ubudage ku butegetsi bw'Abanazi barangajwe imbere na Adolf Hitler. Ubutaka bw'Ubudage ubwabwo ntabwo bwari bukibahagije. Batangije politiki bise Lebensraum, espace vital cyangwa living space ku Badage. Bagombaga kubaho bisanzuye, bakabona ubutaka buhagije, bagatura neza kugira ngo bakunde bororoke bikwiye, ndetse bagire n'ibice bigari cyane bakoreraho ubuhinzi n'ubworozi hanze y'ubutaka bw'Ubudage bumvaga butakibahagije nyine. Impande z'iyi politiki ya Lebensraum, Ubudage bwari bugoye cyane no kubona ibiribwa bihagije ku baturage, ndetse n'ibitunga ingabo zabo zahoraga mu ntambara mu bice byitaruye kure cyane y'iwabo mu mahanga. Mu gitero gihambaye cyiswe Barbarossa, Hitler yagabye ku Barusiya mu 1941. Icyo yaragambiriye yanarebaga cyane kurusha ibindi byose ku buso bugari cyane bw'igihugu nk'Uburusiya,
ku ikubitiro hari imirima migari cyane y'ingano zo muri Ukraine n'ibirombe bigari bya charbon muri Donbass. Kugenzura umusaruro w'ingano nk'imwe mu ntwaro n'amaturufu y'ubuhangange bw'ibihugu mw'isi ntabwo byaciriye aho ngaho, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ngibyo zakeneye kubyifashisha cyane mu bihe by'intambara y'ubutita, nabo bisa naho kari kubabaho iyo batagira ingano. Abanyamerika bahugiye kuri byinshi mu iterambere ry'inganda n'ikoranabuhanga, ubuhinzi bwa bimwe mu binyampeke babuhindura ubutitaweho bidasanzwe, ariko intambara kabiri yese ikirangira bahise nabo biga isomo ry'uko amasaso y'imbunda n'indege z'intambara byonyine bidahagije, ahubwo n'umusaruro w'ubuhinzi byihariye izo ngano nawo babona neza ko ari intwari ikomeye cyane mu kugenzuza amahanga. Kuva mu 1945 guhinga ingano, Abanyamerika nabo bahise babihindura politiki yihariye, bahera ko bazihinga ku bwinshi, nazo zirabakundira zirera. Abanyamerika batagiraga ingano basanze Abasovieti bazifashisha mu kugenzura amahame yabo mu bihugu byemeraga kuganisha ibintu aho babyifuza, kandi nabo kunyanyagiza hose imbunda n'amafaranga si ibyo bari babuze. Basanga ingano z'Abarusiya zituma bigarurira benshi mu ntambara y'ubutita, izabo nabo zareze. Abanyamerika batangira kuzipakira muri container zimwe n'imbunda ku matoni menshi, byerekezwa mu bihugu bamaraniraga ubugenzuzi mu guhanganisha amahame ahabanye. Byombi ingano n'amasasu biba intwaro zirwanishwe y'ubutita. Nuko byakozwe mu bice bya Aziya y'Epfo no mu burasirazuba bwo hagati. Bigeze mu Burayi, amatoni menshi cyane y'ingano mu nkunga n'imyenda muri Plan Marshall bivanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihabwa Abanyaburayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ubu rero mu kinyejana cya 21 turi mu 2022, iby'ingano n'umusaruro wazo biteye bite mw'isi, nibuhangange iki kinyampeke noneho gifite uretse kuba ikiribwa mu mibanire y'ibihugu na politiki mpuzamahanga. Mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi n'Ubufaransa n'Ubudage biza imbere cyane mu gusarura ingano nyinshi kurusha ibindi bihugu kuri uwo mugabane, na toni hafi miliyoni 130 n'igice ku mwaka umwe. Ubufaransa bukohereza mu mahanga hafi 1/2 cy'ingano zabwo, ahanini zikerekezwa mu Bushinwa no mu bihugu by'amajyaruguru ya Afurika. Ni ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byihariye igice kinini cyane cy'umusaruro w'ingano kuva mu 1945, nyuma y'uko n'abatari babyitayeho muri bo nabo bamenye neza ubwo buhangange iki kinyampeke gifite, barazihinze cyane ku bwinshi. Ibyo byabaye aho bihinduka ipiganwa ahubwo rikomeye mu kuzihinga hose mw'isi, ariko ubu ngubu aho bigeze, Uburusiya bwonyine bufite ingano nini cyane. Izo ngano zigezwa ku isoko mpuzamahanga ni nyinshi cyane, ingano z'Abarusiya kurusha izisarurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bwose. Ibyo bigira Uburusiya igihangange nanone mu bundi buryo bwihariye bushingiye ku kugenzura isoko ry'iki kinyampeke. Mu gihe cy'imyaka 20 yakurikiye irangira ry'intambara ya kabiri y'isi, Uburusiya nibwo bwahise bufata umwanya wa mbere mu kugeza ingano nyinshi ku isoko mpuzamahanga ryazo. N'ubuhangange Uburusiya bukesha ubuso bugari cyane bw'ubutaka bwitwa ubwirabura bwihariye cyane ku bwiza bwo kweraho ingano nyinshi kandi nziza. Izo zikera cyane mu bice by'amajyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya, ariko hakiyongeraho nanone ko hari politiki zashyize ishoramari rihambaye mu guhinga izi ngano. Bikorwa hanini no ku butaka bwahoze buhorijwe hamwe ari ubwa leta, buhingwaho na rubanda rwose rw'Abarusiya mu byanya bakunze kwita za kolkhoz na sovkhoz. Uretse aho kandi hakaba n'ubundi buso nabwo bw'ubutaka bugari cyane mu bice by'uburasirazuba bw'Uburusiya. Aho naho nyuma y'ibibazo bikomeye by'imihindagurikire y'ibihe, urubura rwagiye rushonga mu ntara ya Siberia. Aho naho ni imishinga ubu ngubu iriho myinshi y'ubuhinzi buhambaye burimo n'izo ngano ku Barusiya. Ibyo byose biri mu by'ibanze bashingiyeho umusaruro munini cyane w'ingano zihindurwa uyu munsi nazo indi ntwaro mu zindi zose. Ubwo Burusiya nabwo bugenzuza imibanire n'amahanga muri uwo murongo mugari wa politiki mpuzamahanga. Uko
uko ibihugu bicuruza peteroli nyinshi mu isi byihuje bigashinga umuryango wa OPEP nabyo mu buhangange bwo kugenzura umusaruro wayo n'isoko ryayo, ni nako Vladimir Putin w'Uburusiya yarose OPEP y'ingano, cyangwa se ahubwo umuryango uhuza ibi bihugu bicuruza ingano nyinshi mu isi kurusha ibindi yifuje kuva kera kuwutangirana n'Uburusiya bwe Ukraine na Kazakhstan. Ibyo bikaba ibihugu ubwabyo byihariye 20% by'umusaruro wose w'ingano mu isi. Ubwumvikane buke no guhangana kurambye hagati y'Uburusiya na Ukraine nibyo byatumye uwo muryango cyangwa se ihuriro ry'ibihugu bicuruza ingano ridashingwa muri politiki Putin yifuzaga. Kimwe n'ibindi bihugu bizihinga ku bwinshi, hari uburyo rero Uburusiya bwifashishiza ingano zabwo nabwo mu buhangange bwo kugenzura ibindi bice bitari bito mu isi. N'abandi barabikora. Turagaruka ubwo ngubwo cyane ku Burusiya ubu buri mu izingiro ry'inkuru zigarukwaho cyane ku ruhando mpuzamahanga biturutse ku ntambara buheruka gushoza kuri Ukraine. Naho ubundi twabigarutseho, umusaruro w'ingano uri mu maturufu akomeye y'intambara na politiki z'isi kuva mu bihe byose byakurikiye ubwo umuntu yamenyaga kuzihinga mu kinyejana cya 8 imbere ya Yezu kugeza n'ubu ngubu, ndetse no ku munsi wa mbere w'intambara ubu ngubu irwanwa muri Ukraine. Mu mpungenge n'ingaruka zahise zitangira kugarukwaho ako kanya kwizateza niramuka itinze ikibazo cy'ingufu kubera petrole na gaze n'ikibazo cy'ibura ry'ingano. Ako kanya ibyo ngibyo byahise bigaragazwa uko nguko, ndetse n'izo ngaruka ntabwo zatinze ziriho koko mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa iyi ntambara imaze irwanwa. N'ingaruka ziriho ubu zinajegeza bikomeye ubukungu bw'ibihugu bitari bike mwizamuka ridasanzwe ry'ibiciro bizakomeza no gutumbagirana nayo, ari nako ahandi ubu ngubu bakora imibare idasanzwe bahigira hasi hejuru uko ibyo bindi byose byaboneka bitavuye mu Burusiya cyangwa se n'icyo gice cyose cya Ukraine. Kugeza ubu Uburusiya busanzwe bucuruza ingano zabwo nyinshi ako kanya zoherezwa ku isoko ryo mu bihugu birimo Misiri, Libya, muri Turkiya, Iran ndetse no muri Syria, ariko aho ngaho aba ari amasoko magari y'ako kanya gusa kuko arangurwamo n'ibindi bihugu mu turere ibyo bihugu nabyo bibarizwamo. Nko kuva mu 2016 Vladimir Putin w'Uburusiya yihutiye gutabara no kurengera ubutegetsi bwa mucuti we Bashar al-Assad muri Syria. Uretse imbunda n'amasasu, aho muri Syria hahise hafungurwa n'isoko rigari cyane ry'ingano z'Abarusiya. Izo kandi zikigera muri Syria nabwo nta n'impeke yazo n'imwe yagombaga gutaruka ibice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Assad ngo igere mu bindi byagenzurwaga n'imitwe y'abarwanya ubutegetsi bwe. Ibyo byagenzurirwaga hafi cyane. Tukivuga kandi ku ntambara muri Syria, kimwe mu bitaragarutsweho cyane nuko habayeho n'urugamba rukomeye cyane mu bitero bidasanzwe hagambiriwe ubugenzuzi bw'ubutaka bwera kurusha ubundi. Icyarebwaga muri rusange na bose bwari ubugenzuzi bw'amariba magari ya petrole, nyamara n'ubugenzuzi bw'imirima migari cyane y'ingano nabyo byabaye ipfundo ry'intambara mu bice bitandukanye bya Syria. Icyo gihe biba na kimwe mu byafashije cyane umutwe w'abarwanyi ba Leta Islamique kugenzura neza ubukungu n'ituze mu bice bari barigaruriye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Syria na Iraq. Kuri aba barwanyi nabo ingano zari intwaro nk'izindi zose z'urugamba, ku buryo ndetse bazikoragamo n'ubucuruzi bwabinjirizaga barirwa muri miliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka umwe. Ayo ngayo ubwayo yari 12% mu ngengo y'imari aba barwanyi bari bakeneye ngo bategeke ibice bagenzuraga banakomeza intambara yabo zakurikiraga ubucuruzi bakoraga muri petrole. Aho mu burasirazuba bwo hagati kandi uteranijeho ibice bya Afrika ya ruguru nibo ubwabo bagura nibura toni miliyoni 30 z'ingano ku mwaka. Izo zose bakazikura mu bihugu by'amahanga ku yindi migabane. Muri Afrika nk'ubwo ngubwo ibihugu bya Misiri, Algeria na Maroc nibyo bitumiza ingano nyinshi mu mahanga kurusha ibindi bihugu byose mu isi. Ibyo kuri bo bihinduka n'ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi muri ibi bihugu kuko bihita biza no mu byambere bihura n'ibibazo byose byava ku ihungabana ry'umusaruro wazo, nk'uko ingano nini cyane yazo itabasha kubageraho muri ibi bihe Uburusiya burwana na Ukraine. N'ingano bakenera cyane aho ngaho ku bwinshi kimwe no mu bindi bihugu byiganjemo ibyo mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo izihakenerwa batabasha ubwabo kuzihingira ngo bazazibone, bikajyana n'ikakara ry'ubutaka bwaho ryikubitaho izamuka rikomeye ry'umubare w'ababituye. N'ingano bakenera mu bihe byose n'ibizikomokaho bikaba ibibazo byitura mu bindi. Ni ibice abaturage bavuye ku mubare wa miliyoni 139 mu 1961 none ubu bakaba babarirwa muri miliyoni 500.
n'iminwa n'ibifu byinshi cyane hagereranijwe n'amatoni y'ingano yakomeje kwiyongera zikenerwa mu mafunguro yabo ya buri munsi. Ibikenerwa bituruka ku musaruro w'ubuhinzi aho ngaho ingano yabyo yikubye 6 kuva mu myaka y'1960. Ikibazo nanone kiba ko nubwo n'ahandi hose mw'isi ingano zihinduka ingenzi n'ibizikomokaho, ariko ni ibice byinshi batabasha no gutekereza ko ubuzima bwashoboka na gato nta ngano. Kuri bo bimeze neza nkaho ari ikimenyetso cyabihwanye hagati y'ubuzima n'umugati. Nta mugati nta buzima. Ibyo biteza imvururu n'intambara n'ihirikwa ry'ubutegetsi bya hato na hato. Twibukiranije neza kuva mu bihe by'impinduramatwara ziheruka mu bihugu byinshi by'Abarabu mu 2011, mbere yaho gato mu mwaka wabanje 2010 hateye izamuka rikomeye cyane ry'ibiciro by'ingano zigera ku madolari y'abanyamerika 300 kuri toni imwe. Rubanda muri ibyo bihugu ntabwo bari bakibasha kuzigondera cyangwa ngo bagure n'imigati n'ibindi bikomoka kuri izo ngano. Bagiye mu mihanda ku bwinshi ari amamiliyoni basaba ubutegetsi umugati. Mu magambo banditse ku byapa bati mwebwe mudutegeka ni mudutegeke ariko muduhe imigati, niba ntayo mufite muve ku butegetsi, byabananiye abandi babasha kuduha imigati badutegeke mwe mugende. Ibyo byaje mu mpamvu zikomeye cyane zo kwigumura muri ibyo bihugu icyo gihe. Ibyo byararangiye ariko bitabuze guhitana ubutegetsi bwinshi, nk'uko byaje no mu mpamvu zashyize akadomo ku butegetsi bwa Omar Bashir muri Sudani. Ubu ngubu ku Burusiya ingano nyinshi nizo bucuruza mu byerekezo by'ibihugu birimo byo mu majyaruguru ya Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, kikaba ikibuga kigari cy'isoko ry'ingano. Uburusiya budasiba nanone guhanganira n'Abafaransa. Aho ngaho ni ibice Ubufaransa bwatakarijwe icyizere ku buryo bukomeye, buhatakaza n'amasoko bwahoranye atari make. Ayo ngayo agenda agwa mu maboko y'ubugenzuzi bw'Abarusiya. Mu 2019 Abafaransa bahacuruzaga toni zigera muri miliyoni 6 z'ingano. Byageze mu 2020 ari hafi toni miliyoni 2 bahacuruza gusa. Izindi zose ziva mu Burusiya kuko ku isoko mpuzamahanga iz'Abarusiya zakundiwe ubwiza zisombye z'Abafaransa, kandi Abarusiya nanone bazishyira ku giciro gito. Ubundi hiyongeraho no kongorerana byinshi muri politiki. Abafaransa batakaza batya amasoko y'ingano bahimukira Abarusiya. Mu majyaruguru kandi ya Afurika aho ingano zinakenerwa cyane ku bwinshi mu bihe byose, muri iyi myaka hagiye havuka ibibazo bikomeye cyane mu bwumvikane n'ibihugu bihabarizwa, hakwituramo ibijyanye n'amateka y'ubukoloni Abafaransa bahakoze, hakiyongeraho no gukozanyaho bya hato na hato mu gucyocyorana. Ubufaransa icyo gihe wita bwibwiriza buryo bwimbukira Abarusiya muri byinshi, ari nako burushaho kuhatakaza ijambo hafi ryose n'ubugenzuzi ku bihugu muri rusange bwahoze bukoloniza kuva mu majyaruguru kugera muri Afurika yo hagati. Ipiganwa n'Abarusiya iyo bigeze ku ngingo nk'izo rihinduka nk'urubanza rucibwa n'abana. Abafaransa bahita bibukira Abarusiya muri ubwo buryo kugeza no ku bucuruzi bw'izi ngano. Twerekeza ku musozo w'iki kiganiro kandi nanone ntabwo twabura kugaruka ku Bushinwa iyo bigeze ku ngano zitwa umwami w'ibinyampeke nk'uko zihimbwa. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere gisarura ingano nyinshi kurusha ibindi byose mw'isi, toni miliyoni 130 ku mwaka. Muri politiki zose umuyobozi w'icyitegererezo cyihariye Ubushinwa bufite ubu ngubu Xi Jinping. Muri byinshi yihariyeho mu kumenya neza gukina amakarita y'umukino mpuzamahanga w'ubuhangange, nawe kumenya ko ingano ari zahabu mu bihingwa. Ibyo ntabiyobewe, ni nayo mpamvu ari Ubushinwa busarura ingano nyinshi kurusha abandi bose mw'isi. Ikibazo ariko nanone nawe ahura nacyo cyihariye ku Bashinwa nuko izo basarura zose buri gihe zibiyanga intete nke gusa ku masahani akaba miliyaridi 1.5 y'abaturage bangana uko nguko b'Abashinwa. Bituma ingano ku Bashinwa zihinduka gusa zihingwa ngo ziribwe n'Abashinwa ubwabo, kandi bagabanye nibura n'ingano yazo yagatumijwe mahanga. Ibyo kuzikinamo amaturufu n'intwaro z'ubuhangange Abashinwa icyo gihe nta handi babishakira hatari mu ngano. N'urugamba bahita bivana mu Kongo ko bakiriwe banahatana. Iyo ngingo noneho yigaharirwa Abanyaburayi n'Abanyamerika bahinduka bamwe bahanganye n'Abarusiya. Ubushinwa nabwo kugeza ubu ngubu ni ingano nyinshi n'ibindi binyampeke bakenera batabasha gusarura iwabo, bakabitumiza mu mahanga harimo muri Canada, mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi, muri Ukraine no mu Burusiya. No mu mwaka ushize wonyine nk'ubwo ni toni zisaga miliyoni 10 bari bakeneye z'ingano. Ni nako kandi abaturage b'Abashinwa nabo biyongera umusubirizo, ari nako bakenera nyinshi kimwe no muri Afurika ya ruguru no mu burasirazuba bwo hagati.
ingano nk'igicuruzwa mpuzamahanga n'umwanya zifite mu mibanire y'ibihugu zahinduwe nazo intwaro mu gice gihembwa food power, zishingiyeho nazo ubwazo ubuhangange mu bihugu byiganjemo ibisanzwe n'ubundi bibumaranira kurusha ibindi. Naha dusoreje inzira y'ibihe y'uyu munsi, naho ubutaha.